Tubahaye ikaze kuri True Voice TV Rwanda nk'uko bisanzwe hano muri Isanga, haba ari hanze y'igihugu, haba mu Rwanda, tubahaye ikaze, ni karibu. Hano rero turi kumwe n'umudamu mwiza w'inzobe. Umeze ute? Meze neza ntakibazo, ako banza unansuhuze. Meze Inyamirambo neza. se mwatuje iki? Akavura karagwa, nta kibazo dufite pe. Umugabo n'abana bameze neza? Turashima Imana. Biragaragara rwose. Meze neza nawe ariko. Cyane yemeze neza urayibona? Ndabibona urasa neza rwose kabisa. Rero uyu munsi hari ibituraga muri iki gihe, ukabona abahungu bari gutera amada, abakobwa cyane hagiye ikintu gito babafasha. Ubundi biriya bintu wowe ubibona gute? Biriya bintu rero niba ari iterambere, twavuga ko ari iterambere se, njye mbara nta rukundo. None se umukobwa arakubwira ati mfite fiyanse, wakanamukwereka, ejo ukajya kubona birahindutse. Wabaza umuhungu ati twari turyoshya, hateye imvugo ngo turaryoshya. Ibyo rero byo kuryoshya ku bwacu ntabyo twari tuzi, twebwe ntabwo tubizi. Ubundi igihe kinjye ninabona nkabona tubwe umukobwa umusanze mu kabari yenda. Umusanze mu kabari. Ubundi we mukobwa ukora mu kabari wumva uwo muhungu azakugera mu rugo. Ahubwo se wa mugani uwo mukobwa ujya mu kabari. Tugakora mu kabari. Ubundi twebwe kera nkatwe twavukiye mu byaro. Irumva ku bwacu nta mukobwa yarenzaga saa 12 atari mu rugo. Abo bataha mu gitondo rero saa 5 saa 6 z'ijoro uba ubona umukobwa igitsina kobwa kiri mu muhanda. Harya ubwo wa muhungu nakubona ntazabona uri icyomanzi. ahubwo jewe ngo rero sigaye mbara n'abana b'abahungu, kuko hano hanze hari abakobwa buturara njye sigaye mbagira ntimugwe pe. Udukobwa reka umukobwa asigaye abona mu katuza hari ibere, akumva ko yakuze, akumva ko nari ikintu wanamubwira, agatangira ngo mere. Wewe ugeze ubwira mama wawe ngo mere? Mere we ni nyine yazanye mu bya vision ni mu Faransa. Nuko ubwo rero si ikibazo, ahubwo ngiye icyo mbona nyine urumva nimba bamuteye inda umuhungu ako urundi n'abahungu b'iki gihe s'ubusha sinzi pe mbana hafi abahungu b'iki gihe yawe ntiwamenya ibyo ari byo. Nanjye ndabireba nkumirwa. Noneho rero iki kintu mbona ubwenda umuhungu nimba guteye inda ntazi ngo utahehe wanamuhamagara. Igihe nigize kubona inkuru mu minsi ishize yari no mu diaspora yateye umukobwa inda, amaze kumutera inda ayo n'umukire yamwakana 5 byo ko yagura amata y'umwana, umuhungu akabimwima kandi ari umubosi. Nonza kubona aka video yafashe wa mwana amushyira kuri gate yo mu giponyira aho ngo kuri gate inyuma. Yaje gufatwa n'undi muntu amazi ati ko taye umwana, ati se aba muri iki gipangu urumva, tiyanze kumana amata y'umwana. Uri nko muhungu we nimba avuga ko umwana atari uwe ntibagera gupimisha bakareba niba atari uwe, ariko nibura akagira agafasha uwo mudamu akabona amasheka kose umwana. Rero mba mbona ewe nta rukundo ubundi. None se ko n'umugabo wubatse abikora, hakajya muri utwo dukobwa hakajya akaduhemukira nyine n'ahandi ava ngo ni ihohotera. Ahubwo avuga n'abakobwa nabo ubwabo ntibimenya ngo birinde. Ujya kwambarira umwana w'umuhungu ubusa kubera iki? Wirinze ugategereza igihe Imana izaguhera uwawe bitwaye iki? Ibyo se ntabwo muri iyi minsi igihe bose bona bapfa kubana. Reka tubwire undi mutumirwa agiye icyo yitubwira. Ese koko ubona ari ngombwa ko umuhungu batera inda abakobwa ntibabashake ntibarere n'abana babyaye, wene ngo bahe n'izo ndezo? Ubona ari byo? Oya ntabwo ari byo, ariko tuba tugomba kureba uruhare rwa buri wese muri uko guterwa inda, kuko nanone tujye dukoma urusyo dukoma n'ingasire, sibyo? Ubundi umwana w'umukobwa gute we agenda akagera ku rwego rwo guterwa inda? Ese nta babyeyi babigiramo uburangare? Ese ni umukobwa wigize nabi akajya agenda araraguza mu mihana kugeza ubwo aterwa inda? Ashaka kumutera inda amubwira ngo nzakugira umugore. Gute nyine yemera kuryamana n'umuhungu
bakanakoreraho. Uzi neza yuko ubu hajeho udukingirizo, sibyo? Yakabaye amubwira ati reka twirinde, urumva? Ariko umukobwa aragenda akasama kugeza ubwo umuhungu amuteye inda. Ahubwo leta yacu nayo iri gushyigikira abana b'abakobwa yuko bazajya baterwa inda, kuko barabatera inda ngo ni abana, barangiza bakabafasha, bakabaha amafaranga, bakabahereza imiceri, kawunga. Njyewe nshyigikiye yuko abakobwa baterwa inda bakabaye bafata ikigo bakabafungiramo bikamera nka gereza, noneho barangiza bakajya babaha ibiryo by'intica ntikize, kugira ngo mwiseka, kugira ngo bace kwa kundi bidagadura n'inkwi. No, abakobwa babyaye bari guhabwa amafaranga, abakobwa babyara bakajya guhabwa amashisha kibondo, ibintu nyine bibafasha kurera abana. Leta nibihagarike, nimara kubihagarika, urumva abana b'abakobwa akajya abyara agakubitika, inda zizagabanuka. Ariko kubera ko umukobwa aravuga ngo runaka yanteye inda, umuhungu bakaba bamushyize muri gereza, kandi wa muhungu ntabwo yamufashe ku ngufu, kandi anagenda yaza yakwigagaza ngo yanze kumfasha, leta ntijye kubyitaho, ahubwo igafata wa muhungu ikabiramujyanye kandi atarafashe ku ngufu. Ahubwo gihe cyo mbona, urumva, gihe cyo mbona cyaba cyiza, wenda nawe makosa nimba bayeho umuhungu agatera inda umukobwa, sibyo? Mba numva wenda yamwitaho, akita kuri uwo mwana we. Hari igihe ayimutera aratse, ntamutere. Niyo se bivuze umwana udafashe umwana? Oya, wenda ngiye turahuye nge nawe, duhuriye wenda mu kabari, sibyo? Turanyweye turasinze, wenda mbikoze ntanabizi, nshidutse uri kumbwira ngo wanteye inda, sibyo? Niba ushidikanya se yenda ko iyo nda yaba atari iyawe, mwayipimisha, ariko umwana mwabyaranye ukaba wamufasha. Ariko reka nkubwira, umuhungu umwe uzi ko ashobora gutera inda abakobwa 5 buri joro. Nese ubwo none se abakobwa baba bamwihaye se? Ahubwo tugomba gukangurira abana bacu b'abakobwa yuko bagomba kwirinda cyane. N'umuhungu yamubwira ngo sheri wanjye naragukunze, ndi kugushaka, ndashaka ko nzakugira umugore, akare. Iyo ngiyi ibaho cyane, ariko abakobwa nabo baba bagomba kureba kure, kuko hari ubu usanga yatewe inda ya mbere, sibyo? N'uwamuteye inda ntiyamufashije, ejo kare mu gitondo ugasanga yatwise iya kabiri. Hari n'ababyarira iwabo 3. Ibyo ngibyo ubwo se nimba uwa mbere atamufashije, uwa kabiri azamufasha? Ibyo se si ubizi ntibibaho? Bibaho cyane. None ubwo se urumva ikosa rifite abahungu cyangwa rifite abakobwa? Muri make abakobwa bafite amakosa. Abakobwa nibo bafite amakosa. Kudafasha umwana wabyaye ubaye umukobwa ufite ikosa. Umukobwa tugenda twubere ko yaguye mu cyaha, sibyo? Yacyabaye yagikosa, ariko nawe musore ibuka umwana wawe. Ese ubundi uwo mwana utafashije, sibyo? Utafashije, uwo mwana azakumenya ngo uri se, azagwa agaciro nka se. Umuhungu kuko n'ubundi ejo abazashaka undi agakora mariage, akabona abandi bana be, yarangiza wa mwana, icyo gihe ntago abitekereza, iyo akirimo urumva ni umujene. Hari n'abaziterwa n'abagabo bubatse ingo. Ese nk'umukobwa wemera kujya kuryamana n'umugabo azi ko afite umugore, ese ubundi uwo mukobwa we aba yumva afite akahe gaciro karengeje aka wa mugore uri mu rugo? Noneho mu kanya gato uwo mugabo ujya gutera umukobwa inda, uwo mugabo we umugabo ararengana. Umugabo afite uburenganzira bwo kugusaba, akakwinginga, akakubeshya akazakujyana no mu Burayi, akakubwira ko azakujyana muri VWT nta n'igare agira, ariko akagera ku ntego ye. Ari wowe umukobwa amuteye inda, umuntu w'umugabo ukuze amuteye inda, ari wowe ari umukobwa n'umuhungu, warenganya nde? Narenganya njyewe umukobwa. Ni warenganya? Kuko kereka yafashwe ku ngufu. Icyo gihe iyo afashwe ku ngufu agataka, abantu bagahurura, uwo mugabo namubambisha, namurega na hehe tukagerana. Ariko bateretanye. Reka twumve mama hari icyo ayivugaho. Njyewe uko mbyumva, umukobwa n'abamutenda muri ubwo buryo, kameme agomba kwitabwaho,
kwitabwaho agahabwa indezo. Agahabwa indezo, agahabwa ibitunga wa mwana, mama akabona amashereka akamwonsa agahaga umwana ntabwo ababigizemo uruhare kugira ngo avuke, ku buryo yaba imbogamizi y'ababyeyi bombi. Umwana ni u Rwanda rw'ejo, ntabwo yakagombye rero kuba imbogamizi z'ababyeyi. Wapinde ntabwo ariko mbyumva. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo umwana nyine niyitabweho, ariko nanone yihagata wa mugabo ngo ajye no kumusenyera urugo kuko yemeye kuryamana nawe atayobewe yuko afite umugabo. Urumva? Nimba afite umugore, urumva ukabiryama deja benshi muba munaturanye, yareba umugore wa runaka yambaye igitenge cyiza agahita arwanira kujya kwisanisha nawe kugira ngo nawe avuga ati uriya mugore ni ngenda nkinjirira umugabo we nanjye nzabona nka biriya abona. Urumva? Noneho umugabo rimwe na rimwe usanga babisitazaho, sibyo? Agatangira icyo nabwiragaho muri iyi minsi, abagore mu minsi nabo barajagaraye rwose, bari kujya mu bana mu twana dutoya. Nigeze kujya ahantu sinavuze mu izina, sanga umuntu w'umusaza yicaye n'umwana bangana. Ungana nabeho n'umwana bangana, umwana bangana yamusohokanye se nk'uwo musaza ungana gutyo we. Abo ni baba abasaza muri iyi minsi, abagabo muri iyi minsi nabo rwose bafite barasohokana abana babo, bakutakira abana babo. None kubera iki se abo bana bo bemera gusohokana n'abo bapapa babona bababyaye? Reka nkubwize ukuri, twese turi abagore hano twicaye. Umugabo niyo yaza akakwaka akakwinginga ukamwima, nakubwiye ngo ikosa ni uko yafata umuntu ku ngufu. Nese birakwiye ko umuntu w'umusaza yasohokana n'umwana byaye. None kubera iki wa mwana wabyemera? N'umwana nyine uko ari umwana aba amushutse ate? Uri umusaza wenda akenshi kereka wenda ashutse umwana uri munsi y'imyaka 18, ubu we yamushuka akamubwira nzakugurira ibi nzakugurira bakabyumva. Ariko akenshi ajyanye n'umukobwa w'imyaka 25 ugeze kurambagizwa ngo ashaka agira urugo rwiza, ahubwo akananirwa guteretana n'abo bangana, ahubwo akajya guteretana n'abasaza kugira ngo abone. None yakurikiye kashi kandi n'umusaza yarazimuhaye, noneho bimubyariye rero ibibazo. Nahagarare rero arusomeye re kujya gusenyera wa musaza. Ubwo si kosa yewe se ya musaza ariko ko yamuhaye ibye yarashoye kashize aramushuka, ibintu biraryoha, havuyemo umwana. Rero mu gihe wa musaza namubera imfura azamufasha, ariko njye numva atamufashije, njye ntago narenganya umugabo. None wa umwana wavutse muri ubwo buryo, urumva, akavuka ku mugabo wubatse urugo. Ahubwo so umwana bamufashe uwo mugore yateye inda, yamushakiye inzu akamutunga nawe ko n'ubundi yemeye kuko baryamana yageze. Leta yacu ntabwo yemera abagore babiri, ni umugore umwe kandi azi neza. Oya rega mumenye ko mwamuri gukomeretsa bene wanyu. Oya njye n'ubundi wese ufite urundi rugo akaba yari yifitiye urugo rwe rwiza, warangiza ukajya ukumva wa mutungo wawe ukumva bawusatuyemo kabiri bawuhaye ubundi. Ese wa mugore urumva azajya kwirengera za ngaruka za wa mukobwa? Kandi akenshi babikora munaturanye, muri kumwe muregeranye, nta nubwo yavuye ahangajya i Kigali ashuka uw'i Kigali, kuko hari n'umuturanyi wacu yavuye iwacu ajya ku Gisenyi abeshya umukobwa ko ari umusore, batangira gupanga ibya mariage, biza kuba ngombwa ko umukobwa aterwa inda. Ariko umukobwa aba ni umunyabwenge, aza baririza ahetse agahinja agera ku mugore. Ageze ku mugore birangira umugore abyumvise uko byagenze. Urumva nk'uwo mukobwa ntabwo wamurenganya. umva nkubwire Darayi, aka kanya nta mugabo uzajya gutereta umukobwa avuga ko mu rugo rwabayeho neza. Agenda asebye umugore, ntabwo azagenda avuga niyo waba umwoza ibirenge. Ni ukuvuga ngo rero ikintu ngiye nakora, urumva, wenda tuvuge ibyo ngibyo byarabaye, uwo mukobwa amenya ubwenge, araza
agera kwa wa mugore asobanuriye umugore ibintu byose uko byagenze, bumva umugabo ari mu makosa. Umugabo yatanga indezo yo kujya gutunga umwana na nyina, ubwo nyina ahita asubira ku Gisenyi ajya kwifasha. Urumva, ahubwo ikintu nagiraho inama abana b'abakobwa, mbere na mbere y'uko uteretana n'umuhungu, banza umenye ngo ni mwene nde. Urumva, ese nta mugore afite, noneho ubanze nawe ubincakura nk'uko wavuye ku Gisenyi akamenya kuza mu Bugesera akamenya ahajya. Noneho nurangiza wowe ubikore utarakererwa. Urumva, twere abana bacu b'abakobwa bere kuguma gushukwa n'ibintu. Niba afite ikanzu imwe anyurwe nayo, kuko ikintu kiri kutwicira abana ni ukutanyurwa. Inama rero nagira abana bacu b'abakobwa bakurikiye kino kiganiro, nabagira inama yo kutagwa mu mitego y'abagabo, kuko abagabo bafite imitego myinshi. Abagabo bafite gahunda ndende ku bana bacu. Abana bacu nibanyurwe n'ibyo bahawe n'ababyeyi. Abakobwa bacu birinda abasaza, kuko abasaza nibo bari kudusenyera abana bakatwangiriza abana. Umuntu afite telefone ihenze, yego ayiririre. Abana bakiri bato muri iki gihe bajya mu modoka nziza, ntabiririre, kuko urumva twebwe dufite ikibazo. Abana bacu bari kugenda bagwa muri iyo mitego. Runaka twariganye afite imodoka nziza, afite iPhone, yambara neza, nanjye reka mbigereho. ahubwo se nkubaze kandi kantu, nk'umubyeyi ubona umwana we afite imodoka azi ko nta kazi agira, nk'ubwo yamubajije ati iyo modoka wayikuye, havuga ngo hari ababyeyi rero muri iyi minsi ba ntibindeba, sibyo? Ntabwo bari gushaka guha abana babo uburere bukwiye. Akumva umwana we ntanamubaze, yagenda yanarariyo ntamukurikirane. Rero ikintu nakwibwirira abakobwa bacu, yikwita wenda ko nyina ari muri shuguri nyinshi cyangwa atamwitayeho, ahubwo niyite kuba umumama w'ejo hazaza. Uyu munsi ni umukobwa ariko ejo ni umubyeyi. Urumva, avuga ati njye ndaharanira iterambere ryanjye, ry'urugo rwanjye rw'uyu munsi n'urw'ejo hazaza. Ejo nzaba mama, sibyo? Bere kuguma kugwa mu mitego y'abagabo, mu mitego y'abasore, ahubwo bavuge ngo reka twirinde, kuko ingaruka zose ziza ku bakobwa. Umukobwa niwe utwita, umukobwa niwe ubyara, umukobwa niwe bima indezo agasakuza. Urumva, akarwara bwake, n'umwana yabyaye akarwara bwake. Noneho turebe ko ibintu byo guterwa inda abangavu, abakobwa bakuze byacika bikagabanuka. Ndashaka ko ugira abantu inama, abamama bafite abana b'abakobwa, iyo ubonye umukobwa afite telefone nziza ntayo wamuguriye n'akazi afite, urumva, ubagira inama mbese uburyo bajya bitwara, babaza aho biba byavuye, iyo telefone amazina yaturutse, mbese ubagira inama abadamu. Ikintu nabwira ababyeyi cyane cyane b'abamama, abamama nitwe duhura n'ibibazo byinshi, cyane cyane iyo umwana atwaye inda ari mu rugo, umugabo arataha akajya akubwira ati he, iki ni icya nyina. Iyo abaye ikigoryi yitwa uwa nyina, yaba umunyabwenge akaba uwase, nta mugabo ngo ugire ikosa. Urumva, noneho ikintu nabwira rero ababyeyi, ikintu nashishikariza ababyeyi bacu, ni uko buri munsi bajya baganiriza abana babo, bakababwira ku ngaruka zo kwishora mu mibonano mpuzabitsina bakiri bato. Noneho yaba ageze mu gihe cyo kurambagizwa no kubengukwa, akamubwira uko agomba kwitwara, uko agomba kwirinda kugira ngo atazahura na ya mitego. Akamubwira uburyo ki abagabo bashukisha abana utuntu twa hato na hato, udutelefone. Njyewe hari umugabo nzi yaraje abwira umukobwa wanjye ngo ariko ngo buriya ngo mama wawe akubonera ibintu bikwiye ujyana ku ishuri. Kandi ni umusaza. Arangije umwana aramubwira ati se kubera iki? Aramubwira ngo njyewe ndashaka yuko umbera inshuti, njyewe nkajya nkumenyera amavuta meza, nkagukorera byose. Urumva, umwana iyo mba ntaramuganirije aba yaragiye akabyemera. Umwana arahindukira arabimbwira ati ariko mama uzi ko runaka yambwiye ibi n'ibi n'ibi. Ahubwo se wamusubije iki? Namwihoreye.
ariko byavuye kubera ko anyisanzuraho akanganiriza ikibaye kibi akakimenyesha kandi nanjye mu bushobozi mfite nkita ku mwana. ubwo rero muri make ni ukuvuga ngo ababyeyi bize kubaganiriza abana baganiriza abana babo babe inshuti z'abana babo. Nicyo kintu nabwira ababyeyi. dusoza nawe n'inama wagira ababyeyi. nanjye inama nabagira ni uko umubyeyi agomba kuganiriza umwana we ntacyo amuhishe kuva kuri A kugera kuri Z. Rero iki kiganiro cyiza tuzajya dukora indi tuzajya tubatumire ikiganiro bagikunda. Ciao ciao.